sohoka ntago nje bindeba sohoka mbira ikinakoze iki ariko se kuki utanyibojya ngo hagwa amaraso koko kudasohoka mwana wa mugore none wanjye yasaze yasizoye kuki mwana ushaka kumva ko ubungubu izi saha anjugunye hanze mani kuki ngo umugore tajya ngo menyeshe ko ntago yitwa Claudine niba utazi kunyita koko gicece abyo ako ko ubona amaherezo yazaba yahe twariganye ibira byo mu kigo uteretse udukobwa wiyemeye wigize wata ako se ndabyemera twariganye ase uko ubizi mu kigo nari imeze gute reka umukobwa mwiza muri iki cyaro subabamo abakobwa beza nk'uyu koko uzahanata nyine ngagabanya amagambo nk'iki kintu ambesire wowe baye babo nkako hani pia bibere biti nawe ugenda usokomaze yewe uranurushyi cyangwa nta koko umukire twizera hano uriya ugiye muharara zo kwitubira Claudine n'undi yakubise yego ariko none reka nkubwire utamaye amafaranga noneho ugiye gusibya ahantu hose umukire utibeshye kuko umva se utibeshye uriya nkubise kubera urukundo mukunda niyo mpamvu ucecetse wowe uramutse wibeshye rero ukagira icyo uvuga reka nkubwire ndagusebya ahubwo nushake umereze hano rero reka bakire abugira umwishyure kuko nutanyishyura umudugudu wose urara ubimenye ko bakubisuruye ukibeshye uzura mukobwa ngo wamushobora yego ngo afite amafaranga ngo umva sha kaca kwemeye se ceceka nkubwire nagurishije inka zanjye kugira tubane urumva kandi njye nawe tugomba kubana kanabyaye Nsize breze si Joshua mbabarira man nose kubaza amakuru y'umuntu ni ikibazo sinshaka ubuteka mutwe bwawe ubireke burundu bigabanye punguza mitwe bihuriye mani n'amakuru y'umukobwa ndi gusa kundira nose no gukunda kuko Joshua no gukunda se ndabibujije ibi ntabwo mbyumva wowe ntabwo ukunda ahubwo urahemuka urukobaza imitima gusa y'abakobwa nose ngiye kumimukira abantu bafite amafaranga urasara amafaranga rero punguza ubireke mani nyibwira Joshua bahamba ariko mani ibintu byo mu cyaro bireke yihera makuru yitwa Claudine ariko yise nyine twatuzi ntago niwe kuko afite mukuru witwa Uwera umukobwa mwico myiza gusa ikibabaje nta basore mu cyaro bamwitaho kuko ni umukobwa mwiza wihingira gusa bigatuma atamwitaho ahubwo bakita kuri murumune w'ikirara bakaba bafite undi babana nyine n'undi mubyeyi ariko utari ababyeyi nyine nk'umugore wa kabiri kuri papa wabo ndabyumva sinko bita nari mukase gutyo ariko uriya mukobwa ni ikirara mureke none se nta musore yimva yaradati nta musore aziteza muri iki cyaro basore bose rabaretse ngarashaka umusore w'amafaranga w'umukire cyane umusore w'amafaranga w'umukire umusore yamubonye umusore yazite uwo musore yamubonye yahoze yifuza uwo musore ni wahe yamubonye mani utambye kari wowe mayibobo umuteka mutwe kuba umukobwa yaranshatse kuva kera ahubwo mba Joshua nitambike basumba barire kuri nacuro se byose we ako se wagiye witaba simwe noneho ese Claudine bite zajya wirirwa ugenda gusa wowe gusa wakuye hanga kubona netse njye nk'umuntu aya mavumba agiye mu misatsi yanjye kandi ikindi cyumfasha ibintu byo kunyita Claudine niba udabasha kunyita koko giceceka ubikihore koko se nje papa yakwisera
ibya so wibimbwira njye ntabwo nitwa Claudine nitwa kandi ntuzatume nkubohoka nta kibazo ngaho mbwiye ko ndabonye wazindutse wishimye habaye iki nawe mu mutipe umujama mwiza kabisa nyuma mpita mvuga ati uyu ni wanjye ako gushyira cyamba bave nyimara kumubona nishimye ko mbonye umuntu muzima njye kumva nimbe kakagegera kakandi niba ari nzukira we nzukira si Peter wita ako kanzukira ko ngako ako ngo Peter ako ngeza gakwese mwa ariko umva wabaye iki njye ni Peter umumfite bakanye ukanyiruka ukambwa bya bintu by'inkundo zabo nagakubisa urushye biki ariko hari icyo Peter atakoze koko yagurishije inka kugira ngo agushimishe uziko yambwiye ko ngo yakora buri kimwe ariko ntunahinga oya kamubase urumva ufite nigeze mutuma kugurisha inka ahubwo ibyo ngo yagurisha ngo siminga karase gafite none ngo wowe musese nuwahema umusore mwiza ureke aho si baba nyamugi babateka mutwe ariko niba wariyakiriye ukumva ko nyine uzashakwa na tuno tujya tw'umukirike ucyumva ko abantu bose bateka mitwe ariko uburyo Peter agukunda hari igihe mbireba nkabona nta bwenge ugira ako se niba mukunda ukabona wamwitwaye ayo mahirwe se nakureye ko ari we yakunze se ngero sinakunda kanwa kariya ntabwo nakunda kanwa umva iyo ngira amahirwe akari ngiye yikunda urumva ushaka udutindi nka turi burira mbabara ndakwirinda uko nese ko ndi gutekura oya mfite nk'ahantu ahantu ngiye bikore mutabikora ikigo urumva ko hose akazi kawe ni ukuzenguruka icyaro cyose babari nuko nigenje umukobwa aracituye neza Joshua sinagiye Joshua asikumuntu kandi mu cyumba cyanjye muri iki ese kuri kumbwira nabi man kumba nibereye mu byanjye hajye ni mu gutunganya umva se Joshua nako nshaka kudutinda none mu bya bindi ngo byo guteretana ihangane kuri inshuro mfasha rwose ko nutamfasha nanjye birangira y'ingaruka izo ngaruka suje warambaza iki umva nyine baza mubwira wamfashije ukanjyana wabo koko mbabarira nshaka kubera mfukana Joshua iyo utangiye kwizungurisha umutwe rebeshwa kurane ndakubaza mbabarira man ase wamfashije man cyangwa se undangire none ngiye nijya ariko ntabwo nakijya ufashe muri amanyanga ntabwo ari amanyanga man ndabyanze narakubeti muri iki cyaro tugomba kwitwara neza siko nakubwiye ngo ufashe iki urashaka kugera kuri intego Joshua wambabarira ngiye tujyaneyo basi mubone gusa ndumva meze na mana ahubwo umva mbaza mubwire hari amafaranga make nakuye kuba mugore i Kigali Joshua ndakugurira ikintu cyose uri gushaka ndabizi uracyakunda agacupa abonegeye tu aya nagavanye ngategeye umuntu w'inga yanjye ngezayo n'ubundi nimba ari nakure turatega ntariba amagare ariko mbabarira ibaze wamukire atege igare agiye kureba umukobwa binyemerere mani hagana no sinabwo turi ko wagera n'amaguru urumva mu mutwe wawe wuzuye neza urumva utekereza nta kindi ni uguteka imitwe wa aho se kuyiteka uzateka n'amaguru n'amaboko sawa urabinyemereye ungurire ubanza ungurire na mbere ubitondeka tubanze tugende oya urabanza ungurire kujya kwitegure ndagenda nambaye utya nta wowe hindure njye ntacyo ndi buhindure nganjye reka mbere tugenda nabi ngiye mu cyumba ariko se marika ntabwo mu nsobanuro sibyo ibi ni bityo reba agashu kamwe turi ibi ni bityo se mugaburira abantu nk'ingurube hano ingurube ziba ariko kurudi iyo uvuga gutyo mama ntakatakura ngo agure umuceri muri iki cyaro nibangaye babyumuceri ariko ubu se
kugabura umuco nose kuyabireka urukumva yabireka uyu ni biryo ibi ubu umuntu asaba gukorera ikintu ni ryari umuntu azavuga ngo mwumve uyu nawe wita mama dore akira ibi ni byo muvuga ariko mama korodini iki sashaka ibiryo wowe ubwawe murye banakwihahira n'ikiro kimwe nagihaha uretse kwiri guserera muri iki cyaro harakandi kazi kawe ariko mwana wanjye icyo ntakoze ni igiki kuva papa wawe yapfa ahubwo icyo wakoze ni iki naremeye nditanga nshaka papa wawe ndi umwana mutoya nubwo unyita umukecuru ariko sindi umukecuru yo kumushaka sinabi urumva wajyaga ahundi ndaro nkajya nirirwa mbahingira kugira ngo mubeho mbasigarana nanga kubyara kugira ngo mbarere wabona utaranabyara ariko ni iki uri kumenaho ibiryo ngo wanga kubyara se ninde wanga kubyara aho wabona byari byarakunaniye utabishoboye nagutekeye ibiryo bibishye Korodi wambabariye koko wamfashije wakira n'amasane yawe nacyo reka mayihangana nako se yihangane Korodi ibi ni imana no kubyara ngaranda wasanga utanabyara ujye ko ujya gushaka papa nyene nabigutumye na nawe mwana wanjye wambabariye niba wajya ngo wajye guhara ni satani yaguteye ngo baba bashaka nk'imixe wera komba ese wabaye wahindutse ukamera nka wera uyu ko ari umwana hano ari umwana wahaye urozi umwana irwa ari kwishwa hakishwa ari umbereye yitwa ko ari we mukuru ariko we nukwiri gunesha umutwe Korodi wambabariye ufite impamvu yo kuvuga koko ufite impamvu yo kuvuga wowe ho ntacyo ntabwo urenganya yari araturera yego yanga kubyara waramusabye wasanga niwe wamwishe hari n'amaraso ye arangari aruhira Korodi hari akantu ubona basi wenda ngo none niba utabyara ngenda imana ngo ndakuboneza urubyaro kugira ngo umumanze mukure arenda apfa naranatwita none iki ni kiri kunyitura wabona aho ndamwishe kugira ngo usigare imitungo iki nacyo kikaba kiri aho urakoze ariko bura iyo amagambo nk'aya guturuka mu kanwa wumva nasura ufite zikinisha imboga kitari cyo reba imyaka ufite uziko witwara nk'umwana w'imyaka 5 bazi ko abantu bakomanga wera ko abantu bakomanga karibu Esuwa. Umeze muti. Mukomere. Amahoro. 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 neze Sawa. ni kaibe Ihangane nanibe mudufite wowe. Tuje nyine wasura ariko n'uyu muntu ni mushyashya murakoze yitwa Blaise yitwa Blaise ariko ni mune gutya mwana ko ari umuntu usobanutse nagari nkatwe y'abanyacyaro arimo aragenda nyine azenguruka uduce dutandukanye ni umunyampuhwe usika arimo gushaka abantu bo mu cyaro yari abandi bababaye cyane ngo azabafashe aba muri Amerika